Kera higeze kubaho umuminisitiri wari uwo mu bwami wari ufite ubwenge bwinshi. Ubwo bwami nta kintu na kimwe bwakoraga butamubajije. Umwami w'ubwo bwami ntabwo yajyaga afata umwanzuro atabanjije kubaza uwo minisitiri wari umunyabwenge. Umunsi umwe inama yateranye y'abaminisitiri, umwami yahamagaye uwo minisitiri aramubwira ati uri umuminisitiri mwiza kandi uri umunyabwenge, abantu bose ahangaha barabizi, ariko umwana wawe ntabwo ari umunyabwenge. Uwo mwami yabwiye uwo minisitiri yuko umwana we ari ikigoryi cyane. Uwo minisitiri kubyumva ntabwo yigeze abyishimira. Yabajije uwo mwami ati nyiricyubahiro, kubera icyo wise umwana wanjye ikigoryi ko nta bwenge agira? Umwami yaramusubije ati buri gitondo iyo ngiye ku isoko guhura n'abaturage banjye, umwana wawe aba ariyo buri gihe. Umwana wawe nkunda kumuhamagara nkamubaza nti ari umuringa hamwe na zahabu ni iki gifite agaciro kurusha ikindi? Umwana wawe buri gihe ambwira yuko umuringa ari ufite agaciro kurusha ka zahabu. Abantu bose bari bari aho ngaho muri iyo nama y'abaminisitiri barebye uwo muminisitiri baraseka. Bakimara kumuseka, uwo minisitiri yumvishije abaye nabi akozwe n'isoni. Yahise yirukira mu rugo, ageze yahamagara umwana we aramubaza ati mwana wanjye, hagati y'umuringa na zahabu ni iki gifite agaciro kurusha ikindi? Umwana we yaramusubije ati zahabu niyo ifite agaciro kurusha umuringa. Uwo minisitiri yarongeye abaza umwana we ati kubera iki iyo umwami aje ku isoko buri gihe akakubaza ati ari zahabu n'umuringa igifite agaciro kenshi kurusha ikindi ni ikihe? Kuki uhitamo umuringa? Umwana we yahise ahamagara papa we wari umuminisitiri, amujyana mu cyumba cye, akurura akabogisi kari munsi y'igitanda cye arakamwereka. Uwo muminisitiri amaze kugafungura yatunguwe no gusangamo ibiceri byinshi by'imiringa. Abaza umuhungu we ati ibi biceri byose kare byinshi wabikuye hehe? Uwo mwana aramubwira ati umwami buri gitondo aza guhura n'abantu be ku isoko, arangiza akampamagara, agafata ibiceri bibiri, ikiganza kimwe akagishyiramo igiceri cya siliva ariyo muringa, ikindi kiganza akagishyiramo zahabu, yarangiza akambaza ati hagati ya zahabu n'umuringa urahitamo iki? Uwo mwana iyo bamubajije icyo kibazo yabwiye se yuko buri gihe ahitamo umuringa mu cyimbo cyo guhitamo zahabu. Ise arangije aramubaza ati kubera icyo uhitamo umuringa ntuhitamo zahabu? Uwo mwana asubiza se wari minisitiri aramubwira ati umunsi nahisemo zahabu nk'aho ari cyo kintu gifite agaciro kurusha umuringa, umwami ntabwo azongera kuza kumpamagara ngo ampitishemo, ubwo ngubwo nzaba mpombye kubona ibiceri byanjye by'imiringa. Kubera yuko iyo mpisemo umuringa umwami biramushimisha akagenda ntabitekerezeho cyane, ariko njyewe nkomeza kubona ibiceri byanjye ari byo bimpaye ibi biceri byose. Niba wakurikiye iyi nkuru andika muri komenti ikikwigishije.